Shalom, Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Christo, muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Shimiye Imana k'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndifuza kuganira namwe umwanya mutonya ijambo Uwiteka Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo nganire namwe. Na cyane cyane ndifuza kuganira n'abantu bafite umuhamagaro wo gukorera Imana. Abantu Imana yahamagaye ku musozi w'idini gukorera Imana. Yesu yaduhaye imbaraga zidasanzwe kugira ngo tubashe kuzikoresha natwe kugira ngo benshi bizere izina ry'umwami wacu Yesu Christo. Rero hari igihe dukorera Imana ariko tukayikorera nk'abantu batasobanukiwe imbaraga Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Ndashaka rero kugutera intege wowe uko uranyumva. Kimwe mu byo Yesu akora, kimwe mu byo Imana ikora, iyo ihamagaye umuntu imuha imbaraga, imusukamo umwuka wera, imuha imbaraga zo kumukoresha ibidasanzwe kugira ngo abantu babashe kwizera Imana. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 11, Bibiliya avuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri je. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizere n'imirimo nkora ubwayo. Haleluya. Yesu yari kwigisha abantu kugira ngo babashe kumwemera, babashe kumwizera, ariko benshi muri bo barashidikanya ntibabashe kumwemera. Arangije arababwira ngo ndashaka ko mumenya ko Data ari muri jewe, ndashaka ko mumenya ko Imana iri muri jewe. Ariko nimutanabyemera ibyo ndiko ndababwira, basi murebe ku bikorwa ndiko ndakora hagati muri mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Murebe ku bitangaza, murebe ku mirimo ikomeye cyane ndiko ndakora hagati y'ubuzima bwanyu, mubashe kwizera ko Imana iri muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Ikintu nkunda rero ku murongo wa 12 yahise ahindukira aravuga ngo nukuri ndababwira yuko unyizera wese, haleluya, imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa Data. Haleluya. Yesu yarari kubwira abigishwa we, abwira abantu bose bamwizeye, abwira intumwa, abwira abamukurikiye, umva ngo unyizera wese, haleluya, ngo imirimo niko ndakora. Ya haleluya. Imirimo nakoze, imirimo mwabonye nkora, ngo nawe azayikora, ikirushirize ngo azakora n'irenze iyo yakoze. Yesu ashimwe cyane. Izi ni imbaraga Yesu yari kugerageza gusobanurira abantu bose bamwizeye. Arababwira ngo nimunyizera mukankurikira, zabaha imbaraga zo gukora ibitangaza nk'ibyo nakoze. Niba Yesu yarirukanye abadayimoni, izo mbaraga yazihaye abizera. Niba Yesu yarahumuye impumyi, izo mbaraga yazihaye abizera. Niba Yesu yarakijije indwara z'ubwoko bwose, izo byose Yesu yarabiduhaye twebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Ndagusaba muri uyu mwanya nshuti yanjye, wowe uri kuranyumva, wizere Kristo mu buryo budasanzwe. Imana irifuza kongera guhagurutsa generation nshasha, irifuza guhagurutsa abakozi bayo, abana bayo buzuye imbaraga, buzuye umwuka wera kugira ngo ibakoreshe ibidasanzwe. Kandi intego yo kubakoresha ibidasanzwe ni ukugira ngo abantu benshi bongere bahindukirire Imana, abantu benshi bongere bagarukire Kristo. Ndakwifuriza nshuti yanjye uri kuranywa muri uyu mwanya, wongere kandi wizere imbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ku murongo wa 13 Yesu akomeza aravuga ngo kandi icyo muzasaba cyose Data mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Haleluya. Reka mubwire, ibyo Imana ikora byose mu buzima bwacu, ibyo Imana ikora mu buzima bwanyu, ni ukugira ngo Data yubahishwe, ni ukugira ngo Data ahabwe icyubahiro. Abantu benshi uyu munsi Imana irabakoresha ariko bagashaka gufata icyubahiro cy'Imana bakacigarurira. Ntabwo ariko bimeze. Oya, Imana idukoresheje ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana cyongere kigarukire. Yesu ashimwe cyane. Ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana cyongere kigaragare mu bantu, abantu bizera Imana, abantu babone gukora kw'Imana. Nshuti yanjye uri kuranyumva, ndagusengeye muri kano kanya ngo Imana yongere guhagurutse wowe wakurikiye Yesu, wowe uri gukorera Imana, wizera imbaraga ziri mu izina rya Yesu, ubashe gukoreshwa ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza. Yesu yarabwiye ngo ndabibahaye, mbahaye imbaraga
imbaraga, mbahaye ubutware kubera ko je ndagiye. Ariko mwebwe muracari mw'isi, mugomba kugaragaza imbaraga z'Imana, mugomba kugaragaza gukora kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Igihe kirageze aho ugomba kugaragaza imbaraga z'Imana. Igihe kirageze abera, abakristo, abizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bagomba kugaragaza gukora kw'Imana mu buzima budasanzwe. Imana ikugire neza. Ndagusengeye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wera gusanga aho uri, imbaraga z'Imana zigusanga aho uri, ukoreshwe ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza kandi Imana ibakomeze mwese, mwarahezagiwe. Shalom shalom.